Imana ishimwe toro y'Imana turabashuhuje mu izina rya Yesu mwami wacu. Aka kanya itariki ya 13 z'ukwezi kwa karindwi twongeye kubasuhuza tubifuriza ukwezi kwa karindwi, ukwezi kujya kuba ukwezi k'umugisha, ukwezi mbasabiye umugisha uko kwezi kwa karindwi. Abadukurikira rero mu migabane itandukanye, umugabane wacu wa Afrika, umugabane w'Uburayi, umugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, mwese abadukurikira Imana baduhere umugisha. Tugiye gusenga, bazaniye ijambo rivuga ngo igihe cyo guhemburwa n'Imana. Iki ni cyo gihe cyo guhemburwa n'Imana. Mana yacu, Mana y'icyubahiro gikomeye, Mana y'amahanga, Imana nyamana, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomeye. Turagushimiye uyu munsi w'itariki ya 13 z'ukwezi kwa karindwi, ongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo tugire icyo tubasha guha ubwoko bwawe. Message waduhaye mwami wanje kugira ngo tuyitange. Unyemerere aka kanya uri muntu wese ugiye kumvira ijambo, iri jambo rigire icyo rihindura ku buzima bwe, rigire icyo bizura byapfuye, rigire icyo bihindura byazahaye. Mu izina rya Yesu turasenze muri aka kanya. Unyemerere mwami wanjye, Mana yanjye, umpere umugisha buri wese ugiye kudukurikira. Urakoze kuko ubyumvise, ikirere kibi cyawe. Amen, amen. Toro y'Imana, nshuti z'umusaraba, nari mbabwiye ko tugiye kuganira ijambo rivuga, rifite umutwe w'ijambo uvuga ngo igihe cyo guhemburwa n'Imana ni iki? Amen. Birumvikana ko hahembuka uwapfuye. Rimwe na rimwe hahembuka uwapfuye, hahembuka uwazahaye, hahembuka uwarwaye, hahembuka uwazahaye wenda yishwe n'inzara. Dufite ibintu byinshi byapfuye muri iki gihe, muri aya mezi, guhera mu kwezi kwa kabiri cyangwa se guhera mu kwezi kwa gatatu, kuko niho twatangiye kugira iki cyorezo cy'indwara ya coronavirus. Nkaba ndimo mvugana n'abantu banyumva, bagiye kumurikira muri aka kanya. Ijambo Imana yampaye ngo iki ni cyo gihe cyo kugira ngo ibyazahaye bizahurwe. Imana ishimwe cyane. Nari ntagiye bavuga ngo rero hahembuka wapfuye, hahembuka washonje, hahembuka warembye, hahembuka ibyapfuye. Birumvikana hahembuka ibyapfuye. Mu by'ukuri rero turaza kureba mu bintu byinshi bitandukanye, haba mu mwuka. Hari abantu bapfuye mu mwuka muri iki gihe, hari abantu mu buzima busanzwe ibintu byapfuye. Birumvikana ko mu mikorere hari ibintu byapfuye bitandukanye. hari mu imibiri yapfuye itewe n'izi ndwara nyine zitandukanye, kuko hari ibyorezo byinshi bitandukanye usibye na coronavirus. N'ibindi byorezo nabyo birahari. Izi ndwara dukunze kwita indwara zidakira, za kanseri, imitima ndetse na za diabete n'izindi ndwara. Ariko uyu munsi mbazaniye ijambo rivuga ngo iki ni igihe cyo kugira ngo Imana iduhembure, Imana ituzahure, Imana ihabwe icyubahiro. Ninde ubasha gukora ibyo byose tubonye? Haleluya. Ninde ubasha kuzahura umuntu? Ninde ubasha kuzura umuntu? Ninde ubasha guhembura umuntu? Ninde ubasha gukiza ibyo byose byapfuye? Haleluya. Nta wundi ni Uwiteka. Uwiteka, ijambo ryaramwe ngo Uwiteka akiza indwara z'imibiri n'iz'umutima. Imana ishimwe. Akongera agakiza n'indwara zo mu mwuka, kandi abasha kuzura ibyapfuye bikongera bikabaho.
niyo mpamvu ibi byose tubonye byazahaye nta wundi ubasha kubizahura, nta wundi ubasha kubizura, nta wundi ubasha kugira ngo byongere bigire ubuzima, byongere bibeho. Ndagira ngo mvugane n'umuntu unyumva unkurikiye iyi tariki ya 13 z'ukwezi kwa karindwi. Hari ibintu byapfuye mu buzima bwawe, hari ibintu byapfuye muri business zawe, hari ibintu byapfuye, dufite ibintu byinshi byapfuye. Niyo mpamvu duhawe ijambo rivuga ngo uku ni ukwezi ko kuzahurwa. Haleluya! Ni ukwezi ko kuzahurwa n'Uwiteka. Uwiteka akakuzahura, akagukura muri ubwo buzima, akagukura muri ubwo buzima, akagukura muri ayo mayira abiri, akagukura muri ibyo bintu bikomeye biri imbere yawe ukabona ko nta gisubizo. Twabonye ko hahembuka uwapfuye, hahembuka uwashonje, hahembuka uwarembye. Ibyo byose rero turabireba, kandi tujya dupfa mu mubiri. Mu mubiri umuntu akarwara nk'urugingo runaka, akarwara urwo rugingo rugapfa, akavuga ngo rimwe na rimwe ukuguru bakaguca kubera kwapfuye nyine kutagikora, babona kuzanduza n'indi mibiri n'izindi nyama. Umuntu ajya apfa no mu isi y'umwuka, agapfa mu mwuka. Ibi byose tujya tubireba. Hahandi umuntu avuga ngo yapfuye ahagaze, buriya aba yarapfuye mu mwuka, ugasanga ibitekerezo bye ntabwo bikora neza, aragenda yivugisha mu muhanda. Hari ibintu byapfuye. Ibyo byose rero tugiye kubireberamo. Imana ishimwe. Ninde ubasha gukora ibyo byose? Ni Imana yonyine yo mu ijuru, ni Imana dusenga. Imana ihabwa icyubahiro. Bene data, tugiye kureba mu gitabo cya Luka ibice 7 umurongo wa 11 n'uwa 17. Haravuga ngo umuturage avuga ngo azura umwana w'umupfakazi. Bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini. Abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo y'umudugudu, abwira abikoreye ikiriba uwari wapfuye yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye, amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho. Abacikoreye barahagarara. Ati muhungu, ndagutegetse byuka. Uwari wapfuye arabaduka, atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Bose baterwa n'ubwoba, bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe. Abandi bati Imana igendera ubwoko bwayo. Iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara i Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye naho. Amen. Twarimo tuvuga ngo hahembuka uwapfuye cyangwa hazuka ibyapfuye. Bibiliya itweretse umwana w'ikinege, umwana w'umupfakazi, yari ikinege w'umuhungu. Bibiliya iratubwira ngo arwara indwara arapfa. Bari batuye mu mudugudu bita Nayini. Bibiliya itubwira ngo Yesu yarimo ava i Kaperinawumu yerekera i Yeriko. Ageze mu nzira amenya amakuru, amenya amakuru, ayamenyera mu nzira kuko yarimo yigira i Yeriko. Yumva abantu aho barimo barira, ahura n'abantu mu nzira bafite umubabaro, bavuga ngo umwana w'umupfakazi yitabye Imana, kandi niwe yari afite wenyine. Ijambo rirambwira ngo yigiye imbere
ngahura n'abikoreye ikiriba, bivuga ngo mu rurimi rw'ikigihe bavuga ngo serikeyi, bikoreye imva bagiye gushingura. Ijambo rirambwira ngo Yesu, kuko nta kuntu yari kubagenza, nta n'ibindi bihumurizwa yari kubabwira, ndagira ngo mbabwire ngo Yesu yakoresheje ubundi bubasha bwe, yagaragaje ubundi bubasha yari afite kuko ari Imana. Ngaha hantu Yesu yatangiye gukora imirimo n'ibitangaza byo kuzura. Ngaha hantu Yesu yagaragaje imbaraga zikomeye zo kuzura n'abari bapfuye. Ageze muri uwo mudugudu yakoze igitangaza, yakoze fenomene ikomeye cyane ngiye kubabwira. Kubera Yesu yavuze ijambo njya nkunda, yaravuze ngo nibatemezwa n'ijambo bazemezwa n'ibitangaza n'ibimenyetso. Kandi nagira ngo mbwire abantu banyumva uyu munsi wa none, ibitangaza byemeza abatizera, ariko ijambo ni iry'abizera. Imana ihabwa icyubahiro. Kuko iyo wizeye ijambo riragukorera, iyo wizeye ijambo rigira impinduka mu buzima bwawe, iyo wizeye ijambo rihindura ubuzima bwawe, iyo wizeye ijambo rihindura imitekerereze yawe, iyo wizeye ijambo ubuzima bwawe bwongera bukaba bushya, bwari bwarapfuye bukongera bugakira. Iyo wizeye ijambo amateka yawe arahinduka. Ariko kuko hari n'abatizera kandi bari bafite agahinda, hari amarira, Yesu arareba abona si umwanya wo kuvuga ijambo, aho abona ni umwanya wo kugira ngo akoreshe ububasha bwe yuko ashobora byose. Arangije ngo akora kubikoreye ikiriba. Ndamaze gukora ku bantu bikoreye ikiriba, haleluya, ngo barahagarara. Iyo fenomene yarantangaje. Ab'imbere n'ab'inyuma barahagarara, bananirwa ubutambuka, bafatana n'ubutaka. Ngo muri ako kanya ngo abantu bari babaherekeje bari inyuma, bari bagiye gushyingura, ngo babona babandi bikoreye ikiriba bose bahagaze bananiwe ubugenda. Birumvikana ibintu nk'ibi iyo bibaye, abariraga barashishika, bagasiga ngo ibi ni ibiki tubonye, uyu mwana ni muntu ki, yari muntu ki, yarameze ati. Ariko ngo abantu bamaze kuza, bageze aho Yesu avuga ijambo rikomeye ngiye kubabwira. Ahamagara izina ry'umuhungu ngo muhungu, ngo ndagutegetse ngo byuka. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu munsi ndagira ngo mbwira umuntu unyumva, waba uri muri iki gihugu cyacu cyo mu Rwanda, waba uri mu migabane ya Afurika wacu, waba uri mu mugabane wa Europe, waba uri mu mugabane wa Amerika, waba uri mu mugabane wa Aziya, wowe urimo nkurikira muri aka kanya, wowe urimo wumvira ijambo, igihugu cyose waba urimo wumvira ijambo, iki ni igihe cyo kugira ngo ibyapfuye byongere bibeho, ibyapfuye byongere bigire ubuzima, kubera iki ni cyo gihe. Uku kwezi ni ukwezi ko kugira ngo dutangarize ibintu byapfuye ko byongera bikagira ubuzima, bikongera bikabaho, kuko iki ni igihe cyo gusohoka aho dutinze, kandi tugasohokana ubundi bubasha buruta uko twigeze tugira, cyangwa undi muvuduko uruta uwo twagize mu buzima bwacu. Yesu ngo arategeka ngo umuhungu ngo arakanguka. Imana ihabwa icyubahiro. Umuhungu arakanguka, bene data, umuhungu arakanguka. Amaze gukanguka muri ako kanya, niko ijambo rimbwira. Bwana sifiwe. Oh, haleluya. Ndabantu baraho na nyina, n'abari bamuherekeje, n'abari bamusuye, n'abariraga baraceceka. Ndagira ngo mbwire abantu banyumva, Yesu araje kuzura ibintu byapfuye, Yesu aje kuzahura ibyazahaye, Yesu aje guhagurutsa ibyajyamye igihe kinini. Yaba ari mu mubiri wawe, birashoboka mu mubiri wawe ukamaranye indwara igihe kinini, ariko Yesu nagira ngo utangarize, Yesu arakiza, Yesu afite imbaraga, Yesu afite ubushobozi, Yesu afite ijambo, kandi ijambo ryarivuze ntakangwa n'ibintu byapfuye. Ibyapfuye byongera bikabaho, kuko Yesu afite urufunguzo mu isi no mu ijuru.
arangije. Haleluya. Abantu baraza, abantu bamaze kuza babona umwana aricaye, ijambo rirambwira ngo aranye ngamusubiza nyina yari yabuze umwana. Inshuti yanjye wowe unkurikira aka kanya, birashoboka mu mubiri hakaba hari ibintu byapfuye, hari indwara yatumye ubuzima bwawe busubira inyuma. Diyabete ikaba ifite ibintu yishe mu mubiri wawe, ndetse hari n'izindi nyama yishe mu mubiri wawe. Kanseri ikaba yarahinduye amaraso yawe. N'izindi ndwara nyinshi zitandukanye. Ariko ndagira ngo mbwire umuntu uraha unkurikira yumvira iri jambo Imana impaye ngomba. Yesu arakiza, Yesu arazahura, Yesu azura ibyapfuye. Iyo ndwara waba urwaye Yesu aragukiza. Yesu agiye kugukiza mu kwezi. Yesu agiye kugarura ibintu byapfuye. Aho ni mu mubiri. Yewe muntu unyumva, birashoboka mu isi y'umwuka, mu mwuka ukaba warapfuye. Hari ibintu byatsikamiye umwuka ugapfa. Umwuka ugapfa, ubuzima bwawe bugahinduka, bugaferinga, ukaba mu gipimo cyo mu isi y'umwuka, ukaba warakubiswe hasi, ukaba warambare hasi. Ariko hari ibyiringiro bw'iri jambo Yesu akugarutseho kugira ngo yongere azure ibyo bintu byapfuye mu buzima bwawe, yongere agirane ubusabane nawe mu isi y'umwuka, yongere agarure iyerekwa ryawe, yongere agarure inzozi zawe, yongere agarure ubusabane bwawe n'Imana, yongere agarure umunezero mu mutima wawe, yongere agarure ibyishimo mu mutima wawe, yongere agarure amahoro, kuko Yesu atanga amahoro. Inshuti yanjye, ndabwira umuntu uri munyumva muri aka kanya, uri munkurikira, Yesu arazahura, Yesu arahembura, Yesu ahembura ibyo byose, Yesu arahembura. Ndabwira umuntu unyumva mu buryo bw'ibitekerezo byo avuga ati iby'Imana yambwiye nari nshitse intege, ntabwo bizabaho. Nshuti yanjye, wicika intege uyu munsi wa none. Yesu aje kuzura ibyo byapfuye. Birashoboka ukaba upfushije amakwe igihe kinini, birashoboka ukaba upfushije amakwe, birashoboka ukaba upfushije ubukwe igihe kinini, upfushije 1, 2, 3, 4, 5. Ariko ku kwezi nagira ngo nkuhanurire nk'umuhanuzi unyumva, nagira ngo nkuhanurira yo uhumure, ubukwe buzabaho, ugiye gushingirwa, ugiye kongera kugira urushako, uhumure, kuko Yesu ajya akora ubukwe agakuraho umuntu igisuzuguriro. Yewe muntu unyumva, birashoboka umuntu akaba akuyemo inda byaranze cyangwa yarabuze urubyaro, ariko Yesu aje kuzura ibintu byapfuye kugira ngo yongere agire ibintu bishyashya akora mu buzima bwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Birashoboka hakaba hari ibintu byanze, ibintu bijya byanga, bizinesi zikaba zarapfuye, ukaba umaze iminsi uri mu rugo n'ay'ubukode ukaba warababuze. Ariko nayo mpano ukwezi kwa karindwi, uko kwezi kwa karindwi turimo, ndagira nkubwire Imana igiye kuzura ibyapfuye, kandi uzongera ukore, kandi bizongera bigende neza, kubera n'Imana itanga imirimo, n'Imana itanga imibereho, n'Imana itanga ubuzima, n'Imana itanga ibyiringiro, n'Imana itanga umunezero, n'Imana itanga ibyishimo, n'Imana itanga iby'igiciro cyinshi, n'Imana ikomeye ifite imbaraga n'ubushobozi. Imana ishimwe. Yewe muntu unkurikira, yewe muntu unyumva, yewe muntu wari wihebye, ndagira nkubwire ngo uhumure. Yewe muntu wari urushye, Imana ihabwe icyubahiro. Ngo Yesu asubiza uwo mwana nyina yari yapfuye w'ikinege. Ngo abantu baraho bose ngo bafatwa n'ubwoba, baravuga ngo umuhanuzi ukomeye abonetse muri bo. Abandi baravuga ngo Imana ishimwe, ngo Imana igenderere ubwoko bwayo. Inshuti yanjye, iyi Imana yakoze imirimo, iyi Imana yakoze ibyo abantu babona ubushobozi bwabo bwananiwe, iyi Imana yakemuye ibyo abantu batinzeho.
buri wese sinzi ukuntu yavuga Imana ye. Yo, buri wese afite ukuntu ashima Imana, akayivuga mu bundi buryo, akayiramya mu bundi buryo, akayishima mu bundi buryo, akayamamaza mu bundi buryo, akayivuga mu bundi buryo. Nshuti y'umusaraba, Yesu aje gukora ibyo bintu abantu bakiza akadomo. Hari ibyo abantu bakiza akadomo, bavanga ibi ngingo ntabwo bizakunda. Uyu muntu ageze mu myaka 40 n'ingahe, ntabwo azafasha ashatse. Ariko nagira nkubwire, yo na Sara yarabyaye inshuti yanjye, abyara umwana w'isezerano yitwa Isaka inshuti yanjye. Na Hana yarabyaye abyara Samuel inshuti yanjye. Ndagukomeza muri aka kanya kubwira aya magambo, ngo humura. Mu gihe cyashyizweho, Imana ijya yihesha icyubahiro, Imana ikagaragaza kwera kwayo, Imana ikitamurura, Imana ikagaragaza imirimo yayo n'ibitangaza. Ndahanurira ubuzima bwawe, ndaguhanurira nawe wihanurira. Uku ni ukwezi kwa karindwi, uku kwezi kw'Imana, uku kwezi ibyapfuye bigomba kubaho, ibyanze bigomba kwemera, kubera ni Imana y'ibihe, ni Imana imenya ibihe, ni Imana izi igihe, ni Imana izi amezi, ni Imana izi imyaka. Ariko uku kwezi kwa karindwi 2020 ndagira ngo uhanurire ya muntu nyumva ibyo byapfuye birongera bikunde, kubera ni Imana imenya ibihe, ikamenya ibihe turimo, ikamenya ibigiye gukora. Ni Imana y'amasezerano, ni Imana yavuganye nawe, ni Imana yavuganye n'abakurambere batubanjirije. Uko yakoraga n'uyu munsi niko igikora. Ngo abantu bafatwa n'ubwoba, ngo batangira guhimbaza Imana, ngo umuhanuzi ukomeye abonetse muri bo. Abandi bati Imana igendera ubwoko bwawe. Nshuti yanjye, iyi Imana ikoze ikintu, buri wese afite ukuntu yita Imana ye, bitewe n'ibyo yamukoreye, bitewe n'ibyo yakoze, bitewe n'ibyo yemeje. Imana ijya yemeza abantu bakemera. Abagufasheho ijambo bagaceceka, ahubwo bakaza kugufasha kuramya. Bavangura nazigera byara ngo dore imyaka afite, byakunda se ko yabyara. Ariko nshuti yanjye, birakunda ya Yesu yavuze. Abantu bashyira akadomo nk'abantu, abantu bafite aho bagarukira nk'abantu, amafaranga afite aho agarukira nk'amafaranga, abadogiteri bafite aho bagarukira nk'abantu Imana yaremye. Ariko ngo Imana igitangirira aho abantu bananiriwe. Imana igakora, Imana igahabwa icyubahiro, izina ry'Imana rigashyirwa hejuru. Yewe muntu nyumva, yewe muntu nkurikira, yewe muntu turi kumwe muri aka kanya, ndagira ngo untege amatwi, wumve aya magambo, aya magambo yo mu bwami, aya magambo. Haleluya. Bibiliya itubwira nanone, itubwira mu gitabo cy'Abami ba kabiri, Abami, igitabo cyo mu Bami, Abami ba mbere 17 umurongo wa mbere. Tugiye kureba umugabo w'Imana nanone yitwa Eliya. Bibiliya ivugaho nk'umugabo yari umugabo w'Imana, yari afite kwizera gukomeye mu buzima bwe. Ijambo riratubwira ngo uwo mugabo bita Eliya yari umugabo yakoreye Imana, anezeza Imana. Nshuti yanjye, iyo tunejeje Imana, Imana ijya idutungira aho abandi bananiriwe, kandi Imana ikaturindira aho abandi bihebeye, Imana ikatwubakira aho abandi basenyukiye, kubera ni Imana y'umwihariko ya buri muntu. Bibiliya itubwira uyu mugabo ibintu yari afite ngiye kubabwira. Bibiliya iratubwira ngo muri iki gice haratubwira ngo bukeye Eliya w'itishubi, umwe mu basuke b'Geriyadi, asanga Ahabu, aramubwira ati ndahirira Uwiteka Imana ya Isiraheli ihoraho iyo nkorera iteka, yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabishakira. Hanyuma ijambo y'Uwiteka rimugeraho riti va hano ugende werekere iburasirazuba, wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Kereti ahateganye na Yorodani. Uzajya unywa amazi yako, kandi ntegetse ibikona kujya bikugemurirayo. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu ni umugabo yari afite ishyaka ry'Imana, yakoreye Imana, yitwaga Eliya. Yari umugabo niwe wubatse igicaniro cyari cyarasenyutse.
yubakana ishyaka. Hari igihe cy'ubuhenebere abantu bari bagiye imirimo y'Imana, Imana yakoze. Ubwo bwoko bwaribagiwe ukuntu Imana yabamukije Yorodani, baradamarara, baribagirwa, bongera biremera izindi mana n'ibishushanyo. Niho tubona abahanuzi ba Bali n'abasheri 850. Ariko nagira ngo nkubwire, Eliya atekereje imirimo y'Imana n'amateka Imana yakoze kuri ba sekuruza mu gihugu cya Egiputa. Haravuga ngo nubwo bimeze uko ndacyahari kandi nakora Imana ya Israheli, izina ry'Imana rigashyirwa hejuru. Nshuti yanjye, ntabwo Imana ishaka gukora irebera mu bwinshi bw'abantu. Imana ibasha gukora kuko ari Imana ishobora byose. Imana ibasha kwihesha icyubahiro nk'Imana, kandi yavuga ikintu cyaba abantu bose bakumva kandi bakemera. Bibiliya itubwira uyu mugabo ababazwa n'imirimo y'abahanuzi b'ibinyoma. Abahanuzi b'ibinyoma, nagira ngo mbwire abantu uyu munsi ntabwo babaye uyu munsi, na kera babayeho. Hamye yuko bazaba kugeza na Yesu aje, kuko bazazi, kuko n'abakozi ba Satani nabo bakora shebuja, kandi nabo ntibagomba guhema. Imana ishimwe. Uyu mugabo ngagira ishyaka y'Imana, aravuga ngo ikintu cyashobora abahanuzi ba Bayali, aganira n'Imana ngafunga imvura imyaka 3 n'amezi 6. Umwami Ahabu agira ikibazo, buriya niba ari ikintu gikomeye, amapfa agatsinya, ubutaka buruma, ibintu byose, inka zitangira gupfa, ibintu byose, imyaka irishira ku misozi, imyaka 3 n'amezi 6 nta mvura igwa. Urumva ko mu yandi magambo nta buzima baba buhari. Abantu baba bakeneye ubuzima, baba bakeneye ubuzima. Birumvikana ko hari ibintu byazahaye, hari ibintu byapfuye, hari ibintu byangiritse. None Imana ibwira umugaragu w'Imana bita Eliya, iramubwira ngo uhagarike iyo mvura kugira ngo iyo pinisiyo nyitange ku mwami Ahabu n'abahanuzi ba Bali. Ariko ndakwereka ahantu nzagutungira. Nzagutungira kuri aka kagezi gateganye na Yorodani, kandi aka kagezi nzategeka ibikona bizaza bikuzanira umutsima n'inyama, hanyuma unywa amazi y'aka kagezi. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko aragenda uko Uwiteka yavuze, ajya kuri ako kagezi ka Kereti ahateganye na Yorodani, agumayo. Imana imutungira kuri ako kagezi. Nshuti yanjye, birashoboka akaba hari akagezi kawe kakamye, ariko Imana yagucukurira n'akandi kagezi, ihindura kandi kagezi kugira ngo ubeho. Nshuti yanjye, nubwo hari ibyazahaye, hari n'irindi rembo Imana yaguciriye kugira ngo Imana ikomeze yitwa Imana mu buzima bwawe. Imana ihabwa icyubahiro. Ijambo riratubwira ngo ibikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye uko bwije, kandi akajya anywa amazi y'ako kagezi. Umurongo wa 6 ni kwa tuvuze. Imana imutungira muri ubwo buzima. Ndagira babwira ngo Imana iradutunga, Imana iragutunga. Ndagira nkubwire ngo nta kintu basha gukora Imana itabyemeye. Nshuti yanjye, kubera ni Imana ituze, ni Imana izibihe, ni Imana ikuze, ni Imana inzi. Ndagira mbwira abantu banyumva uyu munsi wa none, ejo hatazagira umuntu yikubita mu gituza ngo avuge ngo genda ashoboye. Nshuti yanjye, ntacyo ushoboye, Imana itabyemeye. Wagira amafaranga menshi n'amashuri menshi, urupfu rwakugera ugapfa, amafaranga ntagutangire, amashuri ntagutangire, imiryango ufite ntigutangire, ubushobozi ufite ntibugutangire, ugapfa. Kandi ugapfa ufitwe n'ingabo zikuzengurutse, ukabacika ugapfa. Kubera ubuzima bwacu bufitwe n'Imana, ubuzima bwacu bufitwe n'Umwami w'abantu. Ahubwo nuzaza ukora ikintu uvuga ngo Imana impaye igihe cyo kugira ngo nkore muri bimwe Imana yanshyiriye ku isi mbikore neza. Uyu mugaragu w'Imana, Imana imutungira kuri ako kagezi, imuha ibyo kurya, ibikona bikamu. Nawe utekereza ukuntu igikona gikunda inyama, ariko kikazanira umuntu kubera Imana yayivuze. Nshuti yanjye, Imana yayivuze, wa muntu ukunda ibintu yagutunga kandi akageza, kuko atari wabikoze, ari Imana yamutegetse.
kari muhashize iminsi ako kagezi karakama kuko nta mvura yagwaga muri icyo gihugu. Imana ishimwe. Utugezi tujya dukama, igikona Imana yategetse kijya kinanirwa. Reka bivuge mu mvugo y'iki, umuntu Imana yategetse ko ari byo azagukorera ajya yarahananirwa. Abantu barananirwa, abantu bacika intege, abantu babura uko babigenza, abantu baraharara, abantu bajya bava ku bandi. Abantu bajya baharara, abantu bajya bananirwa, abantu bajya bavanga ari kuri nzageza ryari. Hoya, wowe ntabwo ujya uvuga ngo jyewe ahanjye harananiwe, aho ubushobozi bwanjye burarangiye. Ako ni akayira Imana ijya yemera ko ako kagezi gakama kugira ngo Imana ifukura. Kandi nshuti yanjye, nubona akagezi kakamye, haba hari akandi kandi Imana iciye imbere yawe. Haleluya. Haba hari akandi Imana iciye kugira ngo iguhembure, haba hari akandi Imana iciye kugira ngo ikugirire neza, haba hari iyindi nzira Imana iciye, haba hari irindi riba Imana ifukuye kugira ngo amashimwe y'Imana ahore mu kanwa k'abayubaha. Imana ihabwe icyubahiro bene data. Haleluya. Umurongo w'umunani ngo bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, ryongera rigera kuri Eliya riti, haguruka ujye i Sarefati h'Abasidoni, abe ariho uba. hariyo umugore w'umupfakazi, niwe ntegetse kugutunga. My God. Nawe utekereze akagezi umugabo yatunzwe n'igikona kikamuzanira inyama, kikamuzanira umutsima. Mana we, nako kagezi nako karakama n'ibyo byose. Noneho Imana igikoresha ibyo abantu batekereza ko bitakunda, Imana ikabarekesha ubushobozi bwayo n'imbaraga zayo. Imwohereza ku mugore w'umupfakazi udafite umugabo, w'umukene, ufite umwana umwe. Nawe unyumvire icyo gitangazo. Imana ishimwe. Iravuga ngo genda i Sarefati, hari umugore w'umupfakazi, niwe ntegetse kuzagutunga muri ubu buzima. Imana ihabwe icyubahiro. Umurongo wa 10 aravuga ngo nuko arahaguruka ajya i Sarefati. Ageze ku irembo ry'umudugudu, ahasanga umugore w'umupfakazi atoragura udukwi. Eliya aramuhamagara aramubwira ati, ndakwinginze nzanira utuzi two kunywa mu gacuma. Eliya yari afite umwuma, yari afite inzara, yari ashobewe. Amazi ya mbere yashize, ibyiringiro byari bishize nawe. Ariko Imana yari yavuze ikintu kitunanije muri uru rugendo, ni ukutumvira. Nshuti yanjye, Imana yari yavuze arayumvira. Agera kuri iryo rembo ageze hafi y'i Sarefati, ahabona uwo mugore w'umupfakazi ndarimo atoragura udukwi. Ngageze ku irembo rye, ngaramubwira ngo mputuzi two kuba mu gacuma. Imana ihabwe icyubahiro. Nuko ajya kuzana, akigenda aramuhamagara ati, ndakwinginze unzanire n'agatsima mu ntoki. yaraguye umwuma, yarazahaye mu rundi rurimi, yarakeneye guhemburwa. Nawe utekereze, ajya guhemburwa n'uwo mugore, amuhaye utuzi ngo ndakwinginze umpe n'agatsima mu ntoki. Nshuti yanjye, ibintu bijya bishira, ibintu bijya bibura. Imana ihabwe icyubahiro. 14 havuga ngo nawe aramusubiza ati, nkurahiriye Uwiteka Imana yawe ihoraho, nta gatsima mfite keretse uruhi rw'agafu nshigaje mu giseke n'uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo. Ubu dore ndatoragura udukwi 2 kugira ngo nsubire mu nzu nkivugire n'umwana wanjye
ngo tutujye twipfire. Imana ishimwe. Mana we amubwira amagambo akomeye ngiye kukubwira. Eliya yari ashonje, urumva ko yari akeneye. Nababwiye ko akagezi ka mbere kari kakamye, aho ibikona byamutungaga, n'akagezi kari karakamye gateganye na Yorodani. Aranje Imana imwimurira Igeri, imwimurira Iserefate. Ageze Iserefate asanga umupfakazi, amubwiye asanga afite ibibazo biruta ibya Eliya. Asanga arimo aratoragura udukwi, ngo afite agashya mwasa agatsima mu ntoke. None amubwira ngo yarimo atoragura udukwi kugira ngo aze kwivugira agatsima kangana n'agafu ko mu kiganza. Imana ihabwe icyubahiro. Aramubwira ngo nicyo narimo ntoragura udukwi kugira ngo ngende nkavuke, niturangiza tujye twipfire n'umwana wawe. Mu yandi magambo nawe yari afite ibyiringiro bike ko amapfa atazashira, ahubwo nawe asatira urupfu. Yari afite urupfu mu mutima we kuko yatangiye kwatura urupfu no kururema, avuga ngo niturangiza kurya aka gatsima mfite kagafu nikarangira nzahita nipfira n'umwana wanjye. Umva umurongo wa 13, umva ijambo Eliya yavuze. Eliya aramubwira ati witinya. Haleluya. Umva umuntu w'Imana ufite ibyiringiro, ufite ubuzima, ufite ijambo, ufite Yesu, ufite Imana muri we. Ahumuriza umupfakazi aramubwira ngo witinya, genda ubigenze ukuvuze, ariko ubanza uvugire akange ukanzanire hano, maze ubone kwivugira n'umwana wawe. Imana ishimwe. Mu mvugo y'iki gihe birakomeye bene data. Tekereza umuntu arakuganye, none bamubwira ngo genda, nurangiza ngo ukavuga ngo ugende n'umwana wawe, ngo akuvuze ukazana ngo mbanze nkaye ngo wowe wivugire ubwa nyuma. Waba ngo dore umuhanuzi w'ibinyoma, dore abakozi b'iki gihe. Inshuti yanjye, ibi byabaye, ibi ngibi ubuhanuzi bwabaye kuva na kera. Abahanuzi b'Imana babaye kandi n'ubu baracyahari, kuko hari ibihumbi 7 bitarapfukamiye Bayali. Hari abantu bagifite ubwami bw'Imana muri bo, hari abantu bagifite gutegeka muri bo, hari abantu bagifite Imana ivuga muri bo, hari abantu bafite Imana y'amahame muri bo, hari abantu bafite Imana nyamana, hari abantu bafite Imana ikomeye. Imana irahari, ntabwo tuzayikoza isoni, tuzayikorera, tuzayubahisha, kuko ni Imana y'amahame, ni Imana ikomeye. Imirimo igizura imirimo, tujya twibutsa Imana. Uyu mugore yacomikiye umuntu w'Imana, ageze iwe mu rugo yaramufashe neza, amubwira ikibazo agize umuntu w'Imana, ngo yibutse Imana uyu mupfakazi imirimo myiza yakoze. Eliya ahera kuri icyo kintu. Inshuti yanjye, mu bwami bw'Imana bugira amahame. Arangije amwibutsa imirimo yakoreye umuntu w'Imana igihe yari amucumbikiye. Eliya arimo asenga ngo Mana wibuke uyu mupfakazi imirimo yakoze, yarakumviye, umukize iki kibazo, umuzurire umwana, umuhembure. Inshuti yanjye, ngo umwana w'umupfakazi arahembuka. Imana ishimwe. Ngamusubiza nyine. 23, Eliya yenda umwana amukura mu cyumba cyo hejuru, aramumanukana amushyira nyina. Eliya aramubwira ati nguyu umwana wawe ni muzima. Ndabwira umuntu ngo ibyapfuye bizongera bibeho. 24, uwo mugore abwira Eliya ati noneho menye ko uri umuntu w'Imana koko, kandi ko ijambo ry'Uwiteka uvuga ari iry'ukuri. Ndagira ngo mbwira abantu banyumva, birakwiye ko Imana yubahisha abantu bayo, birakwiye ko Imana ikora, birakwiye ko niba Imana ivuze ngo indwara umuntu arwaye igakira. Birakwiye ko niba ingumba zabuze abana, Imana nivuga ijambo umuntu akabyara. Birakwiye ko ibintu byapfuye bizuka, kugira ngo Imana yubahisha abantu bayo, yubahisha n'ijambo ryayo.
uyu mupfakazi abonye imirimo y'Imana igaragaye muri Eliya, aravuze ngo noneho ngo menye yuko uri umuntu w'Imana koko, ijambo uvuga ari iry'ukuri. Nshuti yanjye wankurikiraga, nshuti yanjye wanyumvaga, ndagira ngo nkubwire, iki ni igihe cyo kugira ngo duhanurire ubuzima bwawe. Iki ni igihe cyo kugira ngo ibyo byapfuye tubihanurire, duhanurire business zawe, duhanurire abana bakunaniye, duhanurire intambara urimo, uzisokemo winjire mu mashimwe. Duhanurire ibitekerezo byawe byongere bijye kuri gahunda. Duhanurire. Niba ari inzozi zapfuye, inzozi zawe wongere ugirire kwa izima, wongere urote neza. Niba abantu baravuze ngo uzapfa, genda hanura kuzabaho nk'umuhanuzi. Ndahanurira ubuzima bwawe, ndahanurira urugo rwawe, abana baziga, abana bazamenya ubwenge. Ndahanurira inda yawe izabyara, ndahanurira urugo rwawe ruzakomera, ndahanurira urushako rwawe uzashaka, uzagira urugo ruzima mu izina rya Yesu. Ndahanurira ibyo byose byanze kuri iyi tariki ya 13 mu kwezi kwa karindwi. Yewe wa muntu nkurikira we, yewe wa muntu unyumva we, urimo wumvira ijambo, ndaguhanura nk'umuhanuzi w'Uwiteka. Ubuzima bwawe bugomba kubaho, ibintu byawe ugomba kubisubirana. Uhumure, kubera ni Imana y'amahame, ni Imana ivuga, ni Imana ijya inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irisohoze. Yewe mwene data wanyumvaga, wankurikiraga, wumvaga iri jambo ry'Imana Imana iduhaye rivuga ngo iki nicyo gihe cyo guhembuka, nicyo gihe cyo guhemburwa n'Imana. Haleluya. Mu bintu byacu byapfuye bitandukanye, ibintu bitandukanye byarapfuye. Abantu mu mubiri wacu ibintu byarapfuye, mu mwuka ibintu byarapfuye, mu mikorere ibintu byarapfuye, ibintu bitandukanye byarapfuye. Ariko mwene data uri mu nyumva unkurikira, ndagira ngo ugene nanjye muri iri sengesho tugiye gusenga. Niba hari ibintu byapfuye, ni wowe ubizi mu buzima bwawe, ni wowe ubizi mu muryango wawe, ni wowe ubizi mu mikorere yawe, ariko wizere iri jambo, kubera ni Imana izura, ni Imana ikiza, ni Imana itanga, ni Imana ihumuriza, ni Imana itanga amahoro, ni Imana itanga ibyishimo, ni Imana yubaka, ni Imana nyiri ijuru n'isi. Mana yacu, ndasengera buri wese uri mu nkurikira Mana, ndasengera buri wese yumvisha iri jambo Mana, afite ibintu byinshi byapfuye mu buzima bwe. Uyu munsi wizure Papa, ubizure nk'Imana izura. Uyu munsi wizure Jehova, ubizure nk'Imana izura. Umuntu uzumvira ijambo, reka iri jambo rimukorere, reka iri jambo rihindura ubuzima bwe, reka iri jambo ryubaka ubuzima bwa buri muntu, reka iri jambo rikize buri muntu, reka iri jambo rimuhuze n'ibye, reka iri jambo rigari ibyanyazwe, reka iri jambo rizura ibyo byose byagiye bimucika mu izina rya Yesu. Urakoze nyakubahwa, urakoze gitare cy'amahanga. Ndasengera uku kwezi kwa karindwi, reka kuba kwezi kudasanzwe kuri wese mwami wizeye, kandi wizeye ubwami bw'Uwiteka, wizeye Uwiteka Imana Nyiringabo. Urakoze nyakubahwa, baha umugisha, baha amahoro mu izina rya Yesu, amen. Bene data nshuti z'umusaraba mwadukurikiraga, turabakunda. Yari inshuti yanyu Gakamuye Innocent, umushumba Hope in Jesus Ministry Rwanda. Imana ibampere umugisha, muhabwe umugisha, mugubwe neza. Turabakunda, izina rya Yesu rishyirwe hejuru. Amen, amen.